hari ukuntu ngo abasore ngo mwinegura mukiyemera arabazana barabasore benshi koko bamwe nari nanabazi b'inshuti ze bisanzwe mu kigari cyenyine bana arabazana muri salo rwose natetse nateguye babarecara ramamagara mva mu cyumba ticara hano rero mwamikazi wanjye ntibyagenze bite rero ticarumva n'amasoni menshi niki nk'umugeni ntarabishaka mvuge nti abantu barahita babona ibyo naraye baraje bansoma amakuru koko biniki baratangira ati rero uyu umwamikazi wanjye ninjye wabyigenjereje gutya na gutya na gutya na gutya mbese sinshaka kubivimo nijye wipfundira gaseke ninjiye mu cyumba n'uburakari ndahagurutse mu kinyabupfura njya mu cyumba burakari buranyica na mbere yuko njye nawe tubana bari baziranye ariko bakaba baziranye ngiye nkaba ndi umwana uri aho ngaho ukundana nyine biraho fiance biraho ariko rimwe na rimwe najyaga nanababona bari kumwe yego icyo gihe baryamanaga nabwo imbere yawe yego nari umwana ukunda kujya mu misa ya mbere Saint Michel rimwe nigeze kumutungura ntamubwiye ko ndi bujye kumureba ndamusanga usanga umukobwa yego yari mukuru yaramurutaga kurena n'amahuriro yarutaga fiance wawe yaramurutaga cyane ndamusanga ntumva kuvuga ngo bitambangura kandi ubundi sinajyaga nkunda kwinjira iwe ngo njye no mu cyumba cyaranaziraga mwana gihe kiragera turamwita arakura ariko bya bintu noneho bya bintu bivuga ngo uyu muntu abyaye byara ingeso arunura akuraho nkamura yakuyeho nkamutama ndavuga ngo yakuyeho nkamutama aratamura umva akuraho ariko akajya anyuzamo akamera nk'umuntu unjijishije akaguha twakeye ngo ntabona ajya kuyaryohamo na wa wundi ntabwo yigeze amuva ku gutwi wa wundi wa mukobwa yego yari umugore yari umugore buretse gato yari umugore mukuru yari umugore mukuru yego anamuruta ariko igihe cyarageze sha umuriro uraka hagati yawe nawe se umuriro uraka hagati ye na wa wundi urukundo rwawe rujya kwa wa wundi aramubwira turabizi se ati burya turatega indege kare umukobwa abwira wa mugabo ko bagomba gutega indege atari ku bundi uri mu mashyi u Rwanda wowe zorukiriramo dutega indege tugende bizinesi koko yayinjiyemo naye nkabibona ko atangiye ibintu byo gushaka amafaranga biryoshye bishyushye bimeze neza nkanabibona murakira biragaragara ariko inyuma hari akabyihishe nyuma yuko yamenye ya makuru atasabye imbabazi oya ariko ngewe nsubiza amaso inyuma ndavuga ngo nyuma y'ibi bintu nongere noneho ahantu ntanazi ntumbwire ko yashatse kugera muri cya gihugu akuriza indege yego tabyanga kuki wanze uzi impamvu naze reka nkubwire uravuga ngo ntawe utinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo naryo ntigeze gukubita ni ukuguca inyuma ese guca inyuma umuntu akabimenya tekereza ko ari ikintu cyoroheje kiragoye yego hari ibintu rero abantu bakinisha njyewe twabanye ntarigeze njya muri ibyo bintu utarigeze ujya mu bagabo naririnze birahagije sibyo na nyuma y'uko tubanye sinigeze mbajyamo sibyo kandi bari bahari beza nawe uri mwiza bafite n'amafaranga byaranashobokaga kunshuka maze kumera nk'umuntu uri kwiyubaka ngo mbyibagirwe araza turabizi ati burya twagenda ati tugende twurire indege amakuru nari nyafite ko yamugize umusazi ndavuga ntangiye kwimajina mu minsi izaza nzaba ameze nk'umuntu utarigeze abyara cyangwa wavunitse uko niko kuri mu bufasha baguha ibyo ndimo kubona bakwangisha n'abana se uzi inkuru yanjye uhisemo guhindura icyiciro mu nyungu zo gushinga umuryango
utangiye gutekereza hazabera ibirori byawe by'igitangaza bibereye ijisho biguhesha icyubahiro. Uri inkumi cyangwa umusore witegura kurushinga, ufite iminsi mikuru, umuryango, bridal shower cyangwa se indi minsi mikuru isaba guteranya inshuti n'abavandimwe. Ahantu ukeneye harisanzuye cyane, habereye umuryango wawe. Igisubizo cya nyacyo ni Botanica Events. Ni ubusitani bubereye ijisho nk'uko wahoze ubyifuza. Birashoboka cyane ko mu busitani bubereye ijisho bw'igiciro gitoya, ubwa mbere muri Kigali ari Botanica Events. Ubukwe, inama, iminsi mikuru n'indi minsi yatuma uhuza inshuti n'abavandimwe. Umva nimuze mbereka ahantu bibera. Duherereye rwagati mu mutima wa Kigali, Kicukiro, ku muhanda uva Rwandex werekeza Sonatube, ugikata werekeza kuri Bralirwa ku muhanda wa Keke 515. Duhamagare kuri 0782 082 566. Twanakubikira umwanya kugira ngo amatariki yawe abandi batayagutwara. Wanatwandikira kuri eventsbotanica@gmail.com. Ikaze mu kiganiro inkuru yanjye, ikaze kuri twese tubana na inkuru yanjye mu biganiro byacu bitandukanye. Muri umugisha ukomeye cyane ku bantu benshi cyane, muri umugisha ukomeye cyane kuri ino si duhuriramo by'umweko ku mbuga nkoranyambaga, by'umweko kuri ino televiziyo ya inkuru yanjye. May God bless you. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha ukomeye cyane. Nitwa Rwema Imbabazi. Ndabizi ko mufite amatsiko kumenya ngo ninde uyu munsi tugiye kuganira nawe. Yitwa Liliane. Afite inkuru y'urushako, y'urubyaro, ariko tujye tunakuramo amasomo. Mu nkuru tujye twumva, tujye dukuramo amasomo twige. Ndabizi uyumve, harimo abazumva kugira ngo basinzire neza, harimo abazumva kugira ngo bumve story irimo, nk'uko wakumva filime, nk'uko wareba filime. Tujye tuzumva dukuramo n'amasomo, biradufasha. Tujye tuzumva tunashima Imana, tujye tuzumva twigeranya nabo, tuvuge tuti nyaboneka yego. Okay. Ngiye kuganira na Liliane rero. Liliane, tugoye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze cyane. Uri amahoro? Turamahoro. Uri amahoro urakomeye cyane. Nishimiye kubona namwe, nishimiye kuganira namwe. Yego. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane. Yego. Tugiye kuganira rero ku nkuru yawe. Ibyo waciyemo, nkeka ko burya ibyo ducamo kenshi nubwo byashira ntabwo bijya biva muri twe, bihora muri twebwe. Ibyo tugiye kuganira wowe byarashize? Biracyari urugendo, biracyahari. Ni inkuru yawe rero. Byagenze bite Liliane? Bona ibya bindi bavuga ngo agahinda gashira kandi kageze mu ibagara. Isi dutuye ni kwiri, uyu munsi uraseka, ejo ukarira. Ariko kimwe nuko uyu munsi urira, ejo ugaseka. Ejo ugaseka, yego. Byose birashoboka. Icyo cyizere abantu benshi ntabwo bajya bakigira. Ni nabwo benshi bakigerageza ubuzima. Njye nkigira, ntekereza ko aka kanya nabwo ngihumeka kubw'icyo cyizere. Kuko iyo nza kuba nakigira, ntagomba nkiriho. Njye ntagomba nkiriho, ahanjye haba haribagiwe. Kuko nihebye kenshi gashoboka. Ariko nkarwana. Nkavuga ngo none ejo. Ese nigomwe ubuzima ejo bigakunda, sinambaye igicucu, sinambaye injiji. Ese nigomwe ubuzima kuko ndimo ndira aka kanya, ejo ngaseka, sinaba ndi igicucu. Ibyo rero bikamfunga, bikamera nk'ibintu binshyize nk'ahantu nko mu kabati. Kundi ushobora gushyira ikintu mu kabati ugafunga urufunguzo ukavuga uti ibi bintu simbikeneye, ukarubika ahantu utazongera kurureba. Ndi umuntu wakoze, ndi umukobwa, mbona kuriye no muri uyu mujyi, ariko ubunyamujyi ntabwo mfite. Ntabyo nzi. Utari ka mujyi. Ntabyo nzi pe. Ntabwo wambwira ngo bibacaha bicaha. Ubu ngubu ushaka kumbaza ngo uri uw'i Kigali, yego. Ariko ahantu ntazi ni henshi muri uyu mujyi. Ku buryo rwose ari naho wansiga nkabanza nkabaza ndetse haba haca gute, banyura hehe.
nakuze ndi wa mukobwa utasamara, utazi kuyagara, utazi kujya muri ibi, utazi gushyuha muri ibi. Ni wa mukobwa wakira uwo ndiwe, nkanyurwa n'ibyo mfite. ariko nkura ndi umukobwa urerwa n'umubyeyi umwe, papa ntawe. nyine igihe cyarageze mama nawe arataha ava mu buzima, ariko nakuze ndi wa mukobwa umeze nk'ufite inshingano. byende bavuga ngo adolescent ibiki ngo ndasa, nta nubwo nari nzi ngo kwireba muri miruware ngo ndi mwiza, ibyo ntabyo nzi. uretse kuba twahura ukambwira ngo uri igikobwa cyiza, nka byakira gutyo. ariko byo ndi byo kumva ngo ndi mwiza ndasa gutya ntabyo nzi. ibyo bintu ntabyo nigeze ncamo. nyamara si uko ntari mwiza. uri na mwiza cyane. mbo simbizi. urakoze. gusa icyo gihe cyo nibuka ko barambwiraga baturi igikobwa cyiza, nari n'igikobwa kinini kibitama n'ibyiso by'umweru, maso atara mera nk'ay'abagabo banyweye ku bindi bintu. Nambwira ngo hari igihe afite umwana ujya umbwira, ariko akambwira ati ku matirebe uri mwiza, turi mwiza. namwana genda ufate amafoto ari hariya, urebe amafoto yariya, urebe nanjye. ntago ndi mwiza. uri mwiza ngo 100%. ni n'aya maso ameze nk'ay'igishwi cyari y'urusenda. mu gishwi cyari y'urusenda kigera amaso atukura, urumva nanjye se ndakibona. izo nkuru numva ngo amaso ameze nk'ay'igishwi cyari y'urusenda. donc ijisho ryaratukuye, imitsi yarareze. ariko kera narebaga nyine nk'umukobwa mwiza. baravuga ngo areba nk'inyana ukuntu. maso y'inyana. niko bajyaga banshuka. ariko ntabwo nabyitagaho. donc kuko iyo nza kubyitaho ntabwo nari kuba ndiwe aka kanya. kuko nari wa mukobwa nakuze ntakunda ikintu bita agakungu. navuga ikigare. yego ntabwo nigeze njya mu kigare, sinigeze njya mu bintu by'abasore. cyane ko nanabangaga. ubahora iki? abasore navuga ngo impamvu nabangaga, nari mfite ingero zigera nko muri 2 z'abakobwa bakomeretse bikabaviramo kugira toroma, bikarangira ubuzima bwabo bwangiritse. noneho njye najya numva izo nkuru, nagiraga amatsiko cyane nkiri n'umwana, nkakubaza ngo uriya muntu yabaye iki, kuki ameze kuriya, kuki byagenze kuriya. ubwo rero wankundira ukangera muri detaye yo kumbwira uko byagenze. ngewe nabyegerezaga umutima, nkahita numva ninjye. kuza rero umbwira ngo ndagukunda nagukunze muri iyo myaka, nahitaga mbona ko ari hari ugiye kunkatisha. ndavuga ntibirarangira meze kuriya. ariko byarandinze cyane ko n'abantu bamaga amakuru bari abantu bo hafi yanjye, bo muri famiye. nabanga arambeshya ni igihuha. kuko naricaraga nkabitekereza nkavuga ngo mbe mubaze ampa amakuru y'impamvu uriya muntu ameze kuriya. bituma ntinya. hari nabo nirukanaga da, abasore nkabavudukana. wamamagara ndi mu gikoni nakamamiyo nazaga ngafite. kumva kumenya amakuru menshi ko ari bibi. biba bibi. ku ruhande rumwe ni byiza, ariko bijya biba na bibi. kuko ntekereza ko icyo gihe hari igihe cyageze rwose nkumva ibintu bivuga ngo nzashaka. bimera gute gushaka? hari igihe ubwo se ninjye bikamera gutya bikamera gutya bikamera gutya. ntabwo nabyegerezaga umutima, numvaga ntariha agaciro. ariko nyuma hari ukuntu umuntu akura akunda abana. nakundaga abana ku rwego handi natorokaga ahantu babyaye nkacika bakaza kunkurayo. kumbona ahantu hatari umwana, mbizi ko hari ahantu hari umwana kwa Gerard babyaye, ubwo ninjye nabo nabaga nahatorokeye. mbo kera nkiri n'umwana numvaga wa muntu ugomba kuzagira abana bashoboka. binumva genda ngira gutya kuko abantu benshi baba ariko mu bukumi bwanjye ndakura umukobwa ukunda kuba mu rugo gusa,
udakunda kuzerera ni ibintu n'ubu byankurikiranye. wikundira mu rugo? Ntabwo ibintu byo kuzerera mbikunda. Yeah. Mbo nimba ngiye mu kazi hari ikiraka runaka ngiyemo, nimba ngiye guhaha nimba ngiye ahantu runaka ngiye ariko ndagenda ngaruke. Byatumye nkura gutyo, tubyita insharutsi muri iyi minsi. Kuba utari insharutsi utari inshabwenge, ariko mu rundi ruhande mbona harimo n'ubucucu. uratubwira impamvu mvuga ko harimo ubucucu? Ubwitonzi bwinshi. hari igihe buba bubi, hari igihe buba bubi, hari igihe bukwicira. hari igihe bukwicira. Uti buba bubi gute? Iyo witonda cyane, ukubwira nabi ugira utya, sibyo? Ugukubise ingumi ukicecekera, ukujombye urutoki mu jisho urarihanagura, uhora wumva ufite cya kintu. utamubwiye arongera arongera pe, icyo cyo ndakizi. biragukurikirana mpaka kwa gutuza, kwitonda, gukora wumva ko gusubizanya n'umuntu, kuba wamutuka, kubaha, guca bugufi ni bibi. yamaze kubona ko ari igihe biba bibi. hamwe bayisina ngufi bagucaho urukoma. bagucaho urukoma buri muntu wese. Mbese wumva afite icyo avuga arakivuga, buri wese kujyaho ijambo. nuko buri muntu wese agufataho ijambo, kandi wowe bikakubabaza, kandi wowe ukaba nawe ubona hari ibyo wamufataho, ako ntutinyuke. amazi akonje se buriya arayashorara? Yego, nta kibazo. Okay, yego. ariko wowe ntugire gute, ntugire icyo ukora. Ntabwo wemere kuvuga kubera ko akundi wakuze. Ibyo bintu rero nabikuriyemo. Guceceka, bakakubwira ngo ceceka. Bitaba na ngombwa kuceceka wowe ubwawe, nta n'ukubwiye ngo uceceke, wowe ukibwiriza ugaceceka, kuko ubona nyine uri guceceka nyine tu. Ibyo bintu rero nabikuriyemo, ariko nkavuga ngo nibyo by'abakobwa. Umukobwa witonda n'uwo umunyarwandakazi. Yego. bimwe ababyeyi gutoza abana b'abakobwa, umunyarwandakazi araceceka. Yego. Yego. Ariko ntekereza ko abo ubu ngubu baribohoye, ntabwo ariko bimeze. nibo wise nyine insharutse. Yego. Mbona ukuvuga ngo uwo buzima nabukuriyemo, igihe kiragera ihunga mikoro, ntangira gukunda. navuga ngo ninjiye mu rukundo rimwe, nkundana n'umuntu umwe, ndoke nkajya mubonaho n'amakosa, abantu bakambwira bati ariko reka ntabwo bibaho, isi numva amabwire, nemera niboneye. bakambwira bati nyamara wa mwana we uracyari muto, uri kujyayo, ibintu waba byihoreye. ndavuga ko reka ndebe, uyu muntu ntabwo ari mwiza, ntibikubereye, ariko nkumva abana ibyo byose harimo abatamukunda yenda. ariko burya ikintu bita urukundo rwa mbere ni umugozi. ni umugozi, cyane cyane ku muntu utarigeze akunda abantu bo hirya no hino, ku muntu utarigeze akataha, ku muntu utarigeze ubwirwa joteme buku n'abantu barenze umwe, babiri, batatu. wa undi yaje akaguheraho, umutima wawe ufata gutya, ufashe ufata mu gipfunsi, ushyira mu icupa se. ni nko kuwushyira mu icupa, kuko niyo umubonye ikosa ntabwo winyagambura, uravuga ati we noneho nawe aba agufite. hari abahungu bazi gukunda ari n'abanyamakosa, ariko yakugera imbere akamera nk'igisusa bakubise ku mbabura, ku bushyuhe, akaraba, agaca bugufata, ndakwinginze ntibizongera pe, ukamubabarira. noneho nawe umutima wisanganiwe uvuga ngo wenda yacitswe ntibizongera. igihe kiragera numva ndamukunda, biraho, ndi umwana, ndi muto. sinari umwana cyane bikabije, ako nari umukobwa wirinze, witonze, utuje.
ndabyibuka ko twakoze ubukwe. Nyuma y'ubukwe ajya gushaka abasore b'inshuti ze. Hari ukuntu ngo abasore ngo mwinegura mukiyemera, arabazana bari abasore benshi koko, bamwe nari nanabazi b'inshuti ze bisanzwe mu kigari kenyine. Bana arabazana muri salo rwose, natetse nateguye, babarecara, aramamagara mva mu cyumba, ticara hano rero mwamikazi wanjye, ntibyagenze bite rero. Ticara umva n'amasoni menshi n'iki nk'umugeni, ntarabishaka mvuge nti abantu barahita babona ibyo naraye baraje bansoma amakuru ubu koko biniki. Baratangira ati rero uyu umwamikazi wanjye ninjye wabyigenjereje gutya na gutya na gutya na gutya, mbese sinshaka kubivuga. nijye wipfundira agaseke. Reba bawe ninjiye mu cyumba n'uburakari, ndahagurutse mu kinyabupfura njya mu cyumba, burakari buranyica, ndamuhamagara nti ngwino nkubaze. Bari bamaze no gushyiramo agakoni bya bindi bita ubu ngubu bazipfundaramo imifuniko igwa hejuru kuri purafu papa. Abarenjeye ndamubwira nti niko koko iyo mico iwanyu bagutoje yo kunteza abantu koko izi nyote? Ati muziki ngeze ne. Okay, isubira hariya n'ibyawe nge nawe nibamara kugenda turabisubiramo. Ndabyibuka ko nta n'imbaraga nifite, nari naniwe pe. Ariko nahise mfata telefone ye, mpamagara mushiki we, ndabwira ndagushaka none byihutirwa. Ati yabaye iki se kandi? Umva nta n'iminsi hari icyumweru cyari gishize ubukwe bubaye. Ndamubwira nti ndashaka kumukuregera. Ati yabaye iki se? Mwinjiza mu cyumba nibi. Araturika araseka. Numva ndababaye. Rwose kuki usetse iki? Icyo kintu gisekeje muri ibi ngibi. Navuga koko nari mbonyeho ntakira. Mwese muri bamwe nyine muramfatanyije. Arangije ajya muri salo, agaruka noneho yarakaye. Ngira ngo yaramubwiye, barabivuganye, yaramubwira ati reka guseka. Agaruka mu cyumba yarakaye, ariko nubwo nsetse birasekeje ariko biranababashe. Nkwiye kumwegera nkamuhana. Ntigewe mwabigeze ku rwego ruto, ngenda bishyira ku rwego runini. Nkeneye kuvugana na mama wanyu nkabimubwira. Nimba akambwira niba ariko yabareze, nimba ari bwo burere yabatoje bwo kumena amabanga y'urugo. Ntabwo ibi bintu bye byanshimisha. Byabaye urubanza. Ko byabaye urubanza. Byabaye urubanza. Nyina aje rumva yaraje kutureba gusa bisanzwe, ariko ndamwicaza ndamuregera, nanarira n'agahinda kenshi n'umujinya n'umubabaro n'umushiha, narakaye ariko. Aravuga ati ndaje muhane. Wenda sinzi uburyo yamuhanyemo, ariko nyuma amaze gukura, maze kubyara, kuko ndujya ndaganira n'abadamu benshi, ukumva ese numva ko nta kintu bitwaye. Ni ibisanzwe ntacyo bitwaye, ariko njye nabigize beef bite n'uburere wahawe, bite na ryabanga ry'umunyarwandakazi nyine. Nari nabigize beef ngewe. Byari no kuzamo intambara, ahubwo nuko ntarindwanya. Ndakumva. Nuko ntarindwanya, ariko hari kuzamo intambara pe ndende. Mbo ibyo biraba, turabanye. Ndatwise umwana wa mbere, ndamubyara, ariko ageze nk'umezi nk'umunani 9 ngera kubona imico itari myiza. Urumva hari ukuntu ujya gushaka uri umukobwa waraciye mu bintu byinshi, n'ubundi ava yuko nshaka rero naraciye mu bikomere bitanoroshye, bibabaje na n'iyi saha ntibijya binshiramo. Handi uba ufite nk'igisebe ukanyura nk'ahantu mu byatsi, igiti kikahatoneka, kikongera tena kikava, kuma bikagorana. Ubwo buzima nabunyuzemo, urumva nari nkiri n'umwana,
n'umwana ariko wakamiritse ku mubabaro gusa, ariko nta bindi bintu nzi byo hanze. Ndabangiye gushaka, ndavuga ninshaka ibibazo byose fini, amarira fini, kurakara ariko siko biri. Ngira ngo nanabwira abantu cyane cyane abakobwa bafite ubuzima bugoye, barimo ari inkumi cyangwa ari abana, hari igihe bibwira ngo nushaka uzaruhuka, ariko siko biri. Nanjye niko nabyibwiraga, numvaga nzaba ndi wanjye nigenga n'umugabo wanjye, nkora ibi, panga ibintu byinshi cyane, ufite inzozi nyinshi ariko utazi niba zizanarangira. Ariko iyo uzigiye muravuga uti noneho izi nzozi ngombe nzazisoze, ariko siko bigenda. Twebwe aka kanya ibyo twibwira tuzaba byo ntabwo ariko bigenda, ahubwo shiduka ubuzima bwaguhindukije ahandi hantu utatekerezaga. Umukobwa utazi kwirya, umukobwa uzi imirimo yose, umukobwa utazi makiyaje, utatata, uzi gukaraba akisiga bikarangira, agasokoza, usa neza, uri aho ngaho, udafite ibintu byinshi, utazi kujya mu kabari, utazi gukundana n'abandi bantu bo ku ruhande. Noneho njye nakuze ndi wa muntu utagira, nzi kuvuga ngo ngo hari ukuntu umuntu agira inshuti z'abakobwa zigera nko muri 40. Njye byose nabijyagamo, ntabwo nabikundaga kuko nabonaga gurupe z'abakobwa nyinshi bashukana, bafite ukuntu bashukana, akakubwira ngo wowe uri kwitwara gutya wabyishe, ahubwo genda gutya nibyo bizima. Njye rero kubera ukuntu nari nteye ndemetse, ntabwo nigeze mbikunda, kandi kugeza n'iyi saha byarankurikiranye. Ubwo rero ninjira mu rushako byari biryoshye, meze neza iminsi ya mbere, biba bisa neza, bari sheri ishusho, biba biryoshye pe, nk'abandi bose biba biryoshye. Ariko abantu bavuga ngo hari ukuntu umuntu akwereka ingeso umaze kuhagera, donc yagufatishije nta n'icyo uri buhindure, ntandi mahitamo. Wasezeranye rwose urajyahe, uranabyaye urajya hese. Ariko wa mutima uvuga ngo se umutima wanjye kuruha unaniwe nkora iki, ugatekereza za nkuvu bya bisebe bya kera ntibirashira, noneho hagiyemo n'ibindi. Ni nk'ibike gukorera se wenda byatumye wongera gukomereka? Inshuro nyinshi hari ukuntu bambwiraga bati aguca inyuma, simbiha agaciro, nkava ni amabwire, rimwe na rimwe nkabona n'ibimenyetso. Ibimenyetso nkabibona, hari ukuntu ubona ibimenyetso. Ibihe bimenyetso? Ariko ugaceceka, nk'umuntu akaza kubwira ati runaka na runaka bimeze gutya. Bakaba ari nk'abantu se ba hafi y'umugabo wawe cyangwa yawe bagucana inyuma? Umugabo wanjye n'abantu basanzwe bo hanze bakabimbwira, abo bakoranaga jisite akenshi, ntajye bimwe nkanabibona. Ako noneho nkahita mpamvu ariko ko bavuga ngo kera niko zubakwa, nawe niko kagiye kukubaho. Ibintu nzabishobora, ibintu nishoyemo nzabibasha. Ariko ndavuga kangerageze amahirwe nshinyirize, ariko byageze ku munota wa nyuma numva nananiwe. Byageze ku munota wa nyuma numva ndarushye. Hahandi nakubwiye ngo hari ukuntu uba ufite igisebe, umuntu akaza akakijombamo, kigahora gitonekara. Sasa nimba biriya bisebe byaranze gukira by'umuryango, nkaba ngiye gushyiraho n'iby'urushako, biragenda bite? Ukongera ikibi mu kindi. Noneho njye ntabwo nitekerezagaho, byanekereze ku rugo, nahitaga ntekereza ku mwana, umwana wanjye azaba victime y'ibi bintu, azabikuriramo, bimugireho ingaruka. So atazaba mayibobo, azaba umugome mu mutima, ntangira noneho gutekereza urugamba nshobora kurwana rwo kugira ngo
babana nzabyarira muri icyo kintu batazamera gutyo. Liliya, reka dutomore ikintu. Nk'umuntu wakuzonze mu bantu bagucanye inyuma n'umugabo wawe ukabimenya, akakuzonga bikakuzonga, ni nkande? Ntabwo ugiye kutubwira izina, ni nkande? Ntabwo ari ngombwa ko muvuga izina. Oya, ibyo byo ntabwo biri, kuko ni umugore arahari. yari umugore w'umugabo icyo gihe? Oya, nta mugabo yari afite, yari wa muntu n'ubundi tena ufite gahunda yo gutwara abagabo b'abandi. Insharutsi, yari insharutsi rwose, aracanye ku maso. Bakorana? Nta nubwo banakorana, ntabwo bakoranaga, kuko ntabwo bakoranaga, nta nubwo bakoranaga akazi kamwe. Ariko na mbere y'uko njye nawe tubana bari baziranye, ariko bakaba baziranye ngiye nkaba ndi umwana uri aho ngaho ukundana nyine biraho, fiyanse biraho. Ariko rimwe na rimwe najyaga nanababona bari kumwe. Yego, icyo gihe baryamanaga nabwo imbere yawe? Yego, birashoboka. Birashoboka cyane kuko nari umwana ukunda kujya mu misa ya mbere, Saint Michel. Rimwe nigeze kumutungura, ntamubwiye ko ndi bujye kumureba. Va mu misa twajyaga tunajyana, bareka mutungure ngereyo. Ariko kumutungura byatewe na ya makuru numvaga, sinyamubwire, ndavuga reka mbikore ndebe kugira abafiyanse. Yego, ariko twari tutaranapanga gahunda yo kubana, twarakundanaga gutyo biraho. Ndamusanga, usanga wa mukobwa? Yego, yari namukuru, yaramurutaga kure n'amahuriro. Yarutaga fiyanse wawe? Yaramurutaga cyane. Ndamusanga yicaye mu ntebe, ampulise yafite intebe iri mu cyumba, intebe nk'iyi yabaga mu cyumba cye hepfo y'igitanda, ko yari afite icyumba kinini cyane, afite na salo. Ntumva ari kuvuga nkubita mbangura, ndinjira. Kandi ubundi sinajyaga nkunda kwinjira iwe ngo njye no mu cyumba cye, cyaranaziraga. Reka mbwira inshuti zanjye, abakunzi ba inkuru yanjye, ko mbazaniye TG Automobile. Iyi ni kampani igurisha imodoka zitangiza ikirere kandi zigezweho, zakozwe mu mwaka wa 2025. Bafite izikoresha amashanyarazi 100% ndetse na hybrid z'ubwoko bwose. Iyi uri kureba ni Kia yakozwe mu mwaka wa 2025, indi ni BYD iri mu zigezweho ku isi zikunzwe cyane. Izi zombi rero zikoresha amashanyarazi 100%. Komforo y'izi modoka muntu wanjye ndayigutuye, ngutuye no komforo kabisa, uyicaramo ukagira ngo nyine uri muri salo ya danje, ahantu heza cyane. Umuziki wazo nyine iyo wumva ari umuziki w'agahebuzo, kwa kundi nyine wumva amaufa yo mu modoka ukumva ni ibintu birenze cyane. Uzi ko zifitemo tekinoloji ndetse na system ya AI. Ibaze ko rero yuguze imodoka baguha na warranty y'imyaka 4 yose agashya. Rero kwishyura no kwishyura mu byiciro, kandi imodoka ukayitwara, pana byo byo kuvuga ngo urishyura mu byiciro ubundi isigara aho ngaho paka uzayirangizamo. Bagane ku cyicaro gikuru kuri etaje iri ruguru gato y'akarere, cyangwa ku cyicaro mu mujyi wa Rubavu. Uzi ikindi kirenze, banakora taxi mu mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi wifuza mu Rwanda. Duhamagare kuri 0785 08 43 ni TG Automobile, igisubizo wari ukeneye. Nta nubwo ngiye nakuze ndi wa mukobwa ubwira ngo bibike amaso gutyo, nubwo nkubwira ngo naratinyaga, ariko iyo byageraga ku muntu uje kumbwira ko ankunda, nameraga gutyo. Warakanuraga? Uca hirya ngo urumva ngo urabona, mbwira icyo ushaka, rasa ku ngingo, wica ku ruhande. Ndabizi igihe sindi mushiki wawe. Urifuza iki? Akabana n'abagize isoni bagaca muri bwa bwitonzi bwawe, ariko ukamenya naratuza, ukaba wanankubita inkonji pe, ukankubita inkonji, ukantuka, ukankobora, nkarira, nkihanagura bikarangira. Ariko iyo byageraga kuri iyo ka, ntumbaze ngo hari harabaye iki, niyihe nyama nari narariye. Warafite icyo watinyaga? Ntabyo nzi. Ugeze gutya rero winjiriwe? Ntacyo nabonye.
gakondo umuntu agufata kuvuga ngo hari icyo ubonye se nanjye ntacyo nabonye ntacyo nigeze mbona ariko imyambarire umukobwa yari yambaye muri izo saha yahise inyereka ishusho itari nziza. wamusanze muri geto cyane mu nzu yari inzu y'icyumba na salo cyane. umusanga mu cyumba cyane urabyihorera wumva n'ibisanzwe? oya ariko urabyihoreye. byarambabaje ariko bimpa ishusho ya makuru nari mfite ntangira kubona ko hari ikintu, kuko niba usanze umuntu nta kintu bapfana ndabizi neza, famiye ndayizi sibyo. yambaye akantu kagera aha akamini, ntabwo ari mini, ni agakariso. ni ikariso buriya ni ikabutura, ni ikariso, ni ikariso iriya ntabwo nyibara nk'ikabutura ngewe, ni ikariso ntabwo ari ijipo y'abana mini. ya indi bita ngo ni bucopa ariko nyita ikariso ngewe buriya. ahicaye aho akumwe n'umuhungu badafitanye isano, si musaza we na mubyara wawe ngira ngo birenga igipimo mu gakosa sibyo. iracanga muri ayo masaha ya saa misa ya mu gitondo irazinduka urabizi izo saha. noneho ntangira kwibaza yaharaye yaje mu gitondo. ariko usanga baricaye baba baranyikanze bakicara simbizi. bo nanga kubyegereza umutima, bo ndasezera ndigendera. urabasiga? ndabasiga pe, ariko aramperekeza amusigaho. niyo mpamvu nshaka kukubwira ngo ntabwo nari nsharutse, kuko iyo nza kuba insharutse aho haba harabaye imirwano. iyo nza kuba ubu sibyo, umukobwa wa none ntabwo byavamo, mwaserera sibyo, ni ukuzana n'amabuye. ariko naramubwiye ko mperekeza, amva umujinya w'imbere m'indani. namubwira mperekeza, namubwira mperekeza nigendere, nshaka no kurira ariko ntifata. tugeze ahantu hatari abantu mukuru namwe tujya hariya hirya nkubwire uriya n'umugore wawe se, kandi uburakari bwari bwanyishe ndi gutekereza ibyo ndi bumubwire, ndamutonganya ndarakarana namugane. uriya niwe mugore wansimbuye, n'ugiye gushaka se? ati reka ati hari ibintu yaraje kureba ibiki n'ibiki, atangira kumbwira gutyo. okay. harankumanga mfata mu kiganza ati humura, ariko umugore ukuruta n'indi umukobwa ukuruta ariko ubundi yavaye koko. turiya ni ikirara sinanamushyira mu rugo. yego apo aho ngaho baranabirangije. yego deja amaze kunshyira ku rundi rwego. uriya ni n'ikirara ntiyanamushaka. umukobwa nkawe witonda se undi ninde wamusimbura. birarangira umva n'ibyo, umva uraryohewe. mbo nza kwigira mu bintu byo kwiga imyuga, mbijyamo ndabirangiza. birangiza mu bintu by'amasitaje tumera nk'abantu batabonana kenshi batanahura, ariko nawe ntiyava ku izima. ariko we yari n'umunyabwenge, yafite ukuntu yabaye inshuti no mu rugo. mama yamubona akavuga ati umwana mwiza, ariko imfura bundi bantu ni nk'aba. ni umunyabwenge cyane, naba mpari naba ntahari yagombaga kuhagera. ikibazo kihavutse akareba uburyo akinjiramo. urugi nubwo rwakuka yarutera, ariko ngewe nkabifata biraho nkumva n'ibyo nyine turakundana n'ibyo. yari yamaze kuba umwana mu rugo. yaramaze kuba umwana mu rugo. noneho ko kuba umwana mu rugo nanjye mera nk'umuntu ufatiwemo. bose ariya ni iki kijya gifatirwa mu kamasho kigaheramo? ni ifuku, ni imbeba. ariko ni ifuku ngira ngo iyo yafashwe ntivamo. sha kwa gakoco nyijyamo neza, biba biraho, ariko nkumva ntiharagera. kiragera rero arambwira turabizi ati hari ibintu ngiye kuvamo ntibikize.
iby'urukundo se ati ntinushaka kubivemo yego ati niko unshubije nti cyane ati ko uvuze ko ntushaka kubivemo ni njyewe impamvu mbivuze ntago nabigushyiramo bitakurimo kandi na nyine wabishyiramo bitarindimo nshaka kumenya ati urihuse rero ni ngaho mbwira ibyo ushaka kuvamo ngo ngenda ashaka kuvamo iby'ubusore ntabwo ese ni ibyo narangize ngo ni iby'urukundo ngo mbigufashemo tubivemo tubiviremo rimwe twese umuntu utarigeze ajya mu bintu byo gukundana biragoye gupfa kumubwira ubusa ntago ari ibintu yegereza umutima byaba byiza wabimwemera utabimwemera ko bwatuke cyane ni ibyo kubana na pone n'uru nta kibazo ati se wowe urumva nta kibazo ntigese hari ikibazo mfite ni wowe nyine tera intambwe ugere mu rugo ubivuge ushaka inzoga bukwe bube ni koko njye ntabwo wantwara mu ikofi ako kantu ko nari nkaze ko uvuga ngo babajyana mu ikofi ni ibyo kuntwara mu ikofi byo byihorere byibagirwe iyo uzi neza ko ari ukumbwira ngo nze nimugoroba ibyo ntabwo byashoboka ntabwo nshaka guherekezwa n'inturo inturo za nijoro bajyaga babaririmbira rega abarokorera ukuntu birataga iyo babaga bakoze ubukwe najyaga mwumva mu bukwe bwabo ntabwo byamfashe kamera urumva njye niyo ndirimbo nigeze kuyumva kandi na nkiri umwana afite nka 17 ngo twatambutse neza ngo mwese murabireba ngo abo bagenda nijoro ngo baherekezwa n'inturo ndavuga n'abarokorenya numva babiririmba reka ibintu byo guherekezwa n'inturo ubu byibagiwe ati sawa nta kibazo igihe kiragera baza gufata irembo ubukwe buraba biraryoha pe cyane abasaza n'abakecuru barivuga imyato nuko birarangira ariko hagati urumva ko mbere mu rugo maze kubyara nyuma handi nakubwiraga nari nirakaje mvuga ntibi bintu si bikwiye si biki aho nahambere ubukwe urumva ko nari nkushubije inyuma ku bukwe ngo nkwereke ishusho byari bifite ubukwe burarangira ndabyaye ariko ntangira kuvuga ngo jorogrete yego ntangira kwicuza impamvu nicujije nta yindi ntangiye kwicuza umaze igihe kingana iki mu rugo natangiye kwicuza maze amezi nk'umunani umwaka utarashira yari make cyane cyane pe bivuga ngo cya gihe ya shusho nabonaga nkiri umwana iya makuru nahabwaga nkatungurana nkajya kureba umuntu nkanga kubyumva hari ibyo ntangiye kubona mbona byirengagiza sa nk'ubyo ngira ngo impamvu bitashaririye cyane ngo bisare nuko nari ntuje ko nza kuba wa muntu usakuza w'indwanyi byari bukari birarangira ndatuza nkajya ngira utuntu mbona tutameze neza ariko nkabitesha agaciro simbyegereza umutima njya kubyara arishima arahemba yari imfura ye ya mbere nanjye yari imfura yanjye ya mbere byari n'ibirori cyane biteye ubwoba kuko ngira ngo kubitara ahantu nabyariye byari rundi rubanza n'abakamera bari bahari ntabwo byari byoroshye hari n'abakamera bakanampungisha ngo nigireyo bati murekeraho umubyeyi ananiwe ibyo nimubireke byari ibintu birenze cyane sinshaka kubivugaho byinshi ndabikubwira turi twenyine hatari kamera tuzabishakira umwanya hatari kamera tubiganireho byimbitse mwana igihe kiragera turamwita arakura ariko bya bintu noneho bya bintu bivuga ngo uyu muntu abyaye byara ingeso arunura akuraho nkamuta yakuyeho nkamutama ndavuga ngo yakuyeho nkamutama aratamura umva akuraho ariko akajya anyuzamo akamera nk'umuntu
unjijishije akaguha twakeye ngo ntabona ako nkabibona nanjye nkaba wa mugore nyine wa mukobwa wakuriye muri bya bindi utazi gusakuza ngo mvuze induru nkapfiramo n'imbere ikintu cyo gupfiramo imbere ni kibi kirica ikintu cyo gupfiramo imbere ni kibi kirica ushobora no gushiduka uzi ko hari igihe uba wumva umutima watumbye ukuntu mbese nk'igipurizo bahaze ukumva ugiye nko gushwanyuka aho ukikara ukavuga uti udashwanya nawe ushwanyura ugaseka kandi nta bihari kugira ngo urebe ko waworohereza biba bibi umwana afite amezi 9 agira umwaka ari bibi agira umwaka n'amezi mbona bitaryoshye bitangira kumbihira pe birambihira birambihira nsanga bya bindi nari ngiye kurebayo nta biriyo nsanga bya bindi ntabonye mu buto nzabonera hariya mbona nta biriyo basubu ubundi ibi ni ibiki bareka nsenge wenda Imana izabyoroshya igihe cyarageze nawe yarafite groupe mbi imwoshye bakuno gira groupe mbi ikamwoshye se kuguca inyuma wenda kunca inyuma byo ni ibintu wenda yarasanganywe ariko hari ukuntu ugira groupe mbi itakuganiriza ibintu bizima si byo se ukaba usanga uri umunyamafuti ikagushimagiza ahubwo mu mafuti bakakogeza yego kusha brava ahubwo ubundi se buriya wowe umugore umwe nta ngimwe ntago bigezweho cyane bitewe na ya groupe ibyikora kuko nyuma naje gusanga groupe zose bagendanaga bari babantu babiyemeza babanyamugipe yari wa muntu ukorera amafaranga cyakoze nago namushinja kunyicisha inzara cyanago yigeze agikora pe mu minsi twamaranye icyo kintu nago nakimushinje imbere y'Imana sinamushinja ubusambo bwo gupfurika kubika guhisha nago nabimushinja rero umuntu ukora amafaranga agashyira ku meza ariko n'umuntu akaba yasigiye wa muturage umurezi utazi kuyakuramo ngo yibe utazi gupfurika wa undi ugura tiro akayimarana umwaka itarashira akajya yisigara uko bamubwiye bati dusohokera aha nazi ibyo ari byo nyine mbizi ko kwimakiye ari ako yari umukobwa muto nko myaka nka 17 hari ibintu nigaga byo gutwara imodoka ako icyo gihe ndibuka ko byabaye nk'igihe gito ariko ndabyibuka ko ibyo bintu nabikundaga nkajya muri salo umutwe bakankorera n'ibirenge barimo babikora narangiza nkamenya gatiro hariya nyine ndakakobwa gato karaho ariko ntazi ngo nsane utazi uko uri mwiza ntabwo nabihaga agaciro numvaga nyine ari umukobwa agomba gusa neza agasokoza akambara ubu nanjye wenda nabaga ndeba abandi bakobwa bateye akaveri na nyagasiga bigeraho ariko nanabivamo nta n'igihe nabimazemo nkajya mbwira abandi ntari kumuzi ko veri yica inzara njyewe nayikuye ku nzara za nyuma nazabaye umukara ntizongera kuyisubizaho batise nyine iyo yazishe zikaba umukara urayihanagura ugasubiza we nayo akareka ibintu bimpindurira inzara umukara ntizongera kubishyiraho nkabivamo kandi koko ejo tugahura nasize twongera guhura ugasanga naziciye bye nk'iz'umuntu ugiye mu kabande guhinga yego kandi uri umunyamugito ubyibuke w'i Kigali ariko utazi ibyo ari byo donke na n'aka kanya ndi umunyamujyi ariko nta bunyamujyi ngira nta n'ubundimo nta n'ubwo nzi none se icyo gihe wenda muri ibyo yakoraga wa mukobwa yigeze yongera kugaruka mu rushako byancarutse urumva iyo abantu bagiye bari mu rugo babyaye baba bafite imishinga myinshi tuzagura inka tuzubaka inzu imeze gutya muri kuganira imishinga y'ibyo muzakora ibyo muzakemura ibyo muzatunganya ibyo byo dupanga gahunda yo kuzafungura akawunti y'umwana yego ya Minerivare akivuka tugomba kumufunguriza konti tukayigira buroke
ku buryo nta muntu uzakoraho, ari njye nabo duhana amasezerano yuko nta muntu ugomba gukoraho n'umwe. Tuzakwifunguza yakuze agiye kwiga. Ibyo twarabikoze, turayifunguza amafaranga igihe cyo kuyajyana ari mu bintu yapakira twara. Okay, ubwo twaba dusimbutse. Yageze arapakira aragenda se? Ari mu bintu, ari muyo yapakiye arajyana. Ajya kuyaryohamo na wa wundi. Ntabwo yigeze amuva ku gutwi wa wundi. Wa mukobwa? Yego, yari umugore reka. Yari umugore. Buretse gato. Yari umugore mukuru. Yari umugore mukuru. Yego. Anamuruta. Yari afite umwana mukuru. Kuko ngiye twabanye uwo mufiyemera afite umwana w'imyaka 15 n'itandatu. Yego. Mbo ndewe bifata nk'ibyoroheje ariko ntangira kubabaramo, ngira n'ubwoba. Bakambwira batari ko ariko ntari kuki. Neoya. Ariko noneho mu gukara ngo agaragaza isura yayigaragaje n'ubundi ibyangombwa yaramaze kubishaka. Ajya hese? Agiye kugenda hanze. Yego. Ntumbwe ko ajyanye hanze na wa wundi cyane. Jesus. Ate gute bice muzinzira? Bice muzinzira se nakubwiye ngo urumva twe dufite amafaranga tugomba kuzagera compte bloqué y'umwana. Yego. Ni nayo wari uyabitse. Ngiye ntibyo yanandebaga. Sibyo? Cyangwa umwana ninya afite nana yamuhaye. Akazi yakoraga kamuhaga amafaranga menshi afatika. Nakubwiye ngo yarazaga agashyira ku meza. Akora amayo handi nkayarekera. Aho yanza kugira ubwenge. Bayigishwe. Yanajya humura. Ewe yanyabika. Aya haya. Ushaka sako yari itaraza hari. Nayo kujya nshyira kuri konti. Nkabika nanjye ariko nta ubwenge ntabwo nari mfite. Ariko cyane ko buryo utigeze ubincarutse cyangwa ngo kure mu bubandi nago ubwo bubandi bukuzamo. Utarabikuriyemo biragoye. Biragoye ikintu utakuriyemo biragoye. Biragoye wa muvandimwe we kuba wabindaye utarigeze uba yuri muto. Biragoye. Ahubwo ubigicucu. Uba umeze nk'injiji ukuntu. Njyewe nabimenye ibyangombwa arashaka abibika ku mushuti we yabibika iwanjye. Barapanga bacaho. Ariko mu gucaho asiga turakaranyije. Turarakaranya. Babyita impamvu. Ngo ingana ururu. Shwana ibintu bidashinga, ibintu bidasobanutse, ibintu utamenye ibyo ari byo. Ariko bine biki. Ngiye bikancanga. Kumbi niwe bari kumwe yarimo aramwoshya aramuha gahunda ibigomba gukorwa. Ni nawe wari bimubereyemo cyane ko ayo mahanga bari bagiye kujya mu we yarayazi. Uwo mugore. Yaramenyereye. We yaragiye ubwa mbere. Yego. Ariko muri iyo minsi akajya acurange indirimbo zo muri ayo mahanga. Umugabo wawe. Yego. Reka nkubwire uzazicuranga nkazibyina mwa. Tutazi urugutegereje. Nkaziceza nkazishyiramo agafungura umuziki ranye nkawuceza koko. Nkabyumva neza nkabifiringa. Ntabwo ariko urazikunda ati cyane. Nyuma nibwo nagaruye ubwenge nkavuga nti ya ntaba umwana. Ibimenyetso nagiye mbibona ko nta kintu nari buhindureho. Nta nicyo nari bukore. Nta kintu nari buhindureho. Mbo ibyo biraba nyuma za kugaruka. Nta minsi yamaze. Bagiye ari nko kujya kureba ni nkuko umuntu yakubwiraga ati nyarukira Gisenyi uyu munsi ugende ujye kureba ko harenze hari ikibanza situation yaho hari imibereho. Imibereho. Yego. Mbo ariko aragaruka. Yanga no kumbwira ati nakurakaje ejo. Arabyandika ku rupapuro. Arakwandikira. Turi mu kumwe mu cyumba arandika. Yagarutse. Ubwo ari wamenye ko yajyanye n'uwo mugore? Nari nabimenye. Agaruka ate suko?
yagarutse yambwiye bwa mbere agenda yarambwiye ati rero hari bizinesi ngiye kujyamo, hari ibintu ngiye kwirukankamo ndebe ko twamera gutya ni sawa, ni iterambere ry'urugo nta kibazo. ntabwo agiye aguhisha? ntabwo yambwiye hariho, yambwiye hatariho. ubu se wowe ko wambwira ngo ugiye Cyangugu kandi ugiye Gisenyi, nuko aragiye ushobora kumbwira uti ngiye Cyangugu ariko ugiye Gisenyi, kandi nkafata ko ugiye Cyangugu. Ugiye Cyangugu hari gahunda wamenye, hari ahantu Masambaza se ushaka abashoramari se biki n'ibiki ku mupaka se ibintu nk'ibyo urikiriza. ariko gahunda barimo bari muri gahunda yo kuzashaka uburyo bazajyayo noneho bakagumanayo burundu. Ye nta makuru nari mfite, hako umuntu arasaba amakuru atari kuri umwana koko. Ubundi jyemba mbona ari umutesi, igutese ntiko nta butesi nigeze, nta nubwo nakuriye umuntu ubutesi buje none aha baye umugore iguteze nshobora kuba umugore ubwo nkagira ubutesi ahubwo ko ari bwo ngiye gukamirika. umwe yata umugabo arakubeshya, ntambeshya ate ambeshya iki, ati nyamara ariko nkaba narakuriye muri cya kintu cyuvuga ngo ntuzumva amabwire uzirebere. Amabwire arasenya yubaka, uzirebere urebe neza, umakinge sure neza ko ibyo bintu ari ibyanyabyo. bashobora kubwira ikintu bakagusenyera bitari biri muri gahunda, kandi ku ruhande rumwe nibyo. ariko mu ruhande rumwe urumva habaga hari ishusho nziza sibyo, ariko nawe akabikorana ubwenge. ya keya ntibure, ya sheri ntigende sibyo. niba tunavuganye nabi sori hafi aho, niba atambwiye sori ku bw'isoni ry'ikintu kibi yambwiye cyambabaje akandika agapetimo hariya mu cyumba. hari n'izo nkibitse, umuntu abaho hari n'izo nkibitse yari ateye ubwoba, hari n'izo nkibitse yewe, hari izo nkibitse z'umukono we bene naraziciye, ariko hari izo nkibitse njya nzirambura nkazisoma, rimwe na rimwe ikiniga kikanamfata nkarira, ubundi nangiza nkanaseka, nkabibona nka filime yarangiye baragukina. uva se nabyita nko kunkina, mbona ntabwo ari ukunkina kuko ari ukuntu ubuto burashukana. ari umusore mwiza urebetse ukunditse w'igikundiro, ariko ntekereza ko bamubwira ko bamukunda benshi baramushukaga, nta cyiza yabibonyemo, yashutswe na bwa bwiza bwe. ntekereza ko ngewe dore sa ntari mfite yigeze we yarayigiraga. none we wari mwiza, ufite amaso meza, nawe ko wari mwiza kuki mbo navuga ngo kuki yashutswe n'abandi bo hanze? nuvuga ngo no muntu ahubwo se yabuze ubwiza, reka nkubaze se ahubwo cyaguseta uzo uwo muntu wamutwaye ubonye isura ye waniruka. kuko ngo nta muntu mubi ngo Imana yaremye, ariko yari mubi. ariko hari uburyo amaso yacu areba nyine, yari mubi pe. uyu tukavuga mwiza n'undi ni mubi, yari mubi pe. yari mubi no ku isabato no ku cyumweru, yari mubi rwose. yamuhaye ikisi mbo yari umusiramukazi, bajyaga bambwira ngo abasiramukazi bararoga. ushobora kuba yaramuroze rero, ahubwo baroga nta bwenge yari afite. ahubwo ngo bazi gufata neza ngo bagabane. oya reka nkubwize ukuri, abaye yaramufashe neza kuruta uko ngiye nabikoraga. kuko ngiye nimba hari ikintu nize mu rugo, ni ikintu bita kwakira abashyitsi, guteka nta ndyo nimwe ntazi guteka. ndumva mu bintu ntaragerageza guteka ari umuntu, niwe naratekaho. ntuzanagerageze urumva. ariko indyo ariyo yose nzi kuyiteka. ni wa mudamu uzi ko umugore yasinze yarayanyweye nkizindura karekare, busheri nabaga nyizi, agatogo hafi aho ka mu gitondo nkabana akamugejejeho icyayi, mfasha ikintu bita keya. warazitanze? reka nkubwire nazitanze, ahubwo ntekereza ko izo natanze arizo zanteje n'ikibazo.
ngo utanze nyinshi nazo zibikira bishobora kuba byarabaye byinshi. Bahiranye mu bufiyanse bwanyu, urumva mbere bari baziranye. Yego. Bivuga ngo njye nubwo nari ndi mu bufiyanse n'umwana abo baribetaga. Bivuga ngo rero n'ubundi ntiyigeze amureka. Yashatse kugira ngo yubake ahunge icyo kintu biranga. N'ubundi yari yaramubase, bivuga ngo yari yaramufashe mpiri, kandi yari ikirara byo. Uwo mukobwa arazwi, yari ikirara. Hari ahantu wajya muri iyo karitsiye ukavuga uti izina runaka bakakubwira batayiwe bakikanga. Yari ikirara, yarazwiho ko umugabo wese bavuganye afite umugore kabaye kabaye abahitanye wawe yanamuhitanye aramuhitana. Baragiye bamara iyo minsi, aragaruka ari kumbwira bizinesi bimeze gutya. Murubaka ariko ubizi ko yajyanye nawe, urabyemera? Ndatuza ntamuzi utise kuki wajyanye na runaka bite? Uracecetse ndavuga nti wenda ubwo agarutse yashobora kuba yabonye nta byiza bibirimo, reka ntuza. Ndatuza mbese ndatuza, ariko mbizi. Noneho nari na wa muntu urabona abadamu bibubu ni insharutsi bashaka telefone bakoremo, wajya kwitaba kumva uwo muvuganye karakara akajya kureba bakamubwira bati runaka ari kunywera aha ukajyayo. Ibyo njye ntabyo nabaga ndemo. Uwo mwanya ntawe nari mfite yewe. Birwa niruka inyuma y'umuntu. Yewe nawe twawe uri mukuru nanjye ndi mukuru, yego ntitukuze cyane ariko twari tuzi ubwenge. Kuki nakwirwa nkwiruka inyuma se jya kukuneka no kugucunga ndagucungira iki se? Ubwo ni wumva ibyo urimo ari amafuti uzabivamo, ni wumva ibyo urimo ari ubuhemu uzabireka, ni wumva ibyo urimo hari umuntu urimo babaza uzabyihorera. Kandi nutanabireka nabwo buriya nta kintu kitagira inyishyu. Byanga byakunda ikintu cyose kigira igitambo, finaroma birangira cya kintu kigarutse. Uko bababaza umuntu kose nta kintu kitagira igitambo. Ndatuza murubaka nirebera umwana wanjye, ibindi se nari mbyitayeho. Aza gusubirayo gute se? Yaje gusubirayo rero noneho agendera rimwe, ajyanye na wa mukobwa wa mugore nayo amafaranga arayatwara. Ariko ava yuko ibyo biba nabuze ariko ubu nta kintu njye nakora ndebe ko yisubiraho. Mu rugo hari hafi ntabwo hari kure, namubwiye ndashaka kujya mu rugo nkamarayo nk'iminsi nk'itatu, njyane n'umwana. Ni imfura ya mbere barayikeneye baganira. Noneho nawe wiruka muri izo bizinesi nta kibazo, ariko arikanga. Nambwira ngo ubivuze umeze nk'umuntu ubabaye. Mbabajwe n'iki se? Maze iminsi nkurakaza ushobora kugenda ntugaruke. Hoya siko bimeze. Simfashe baga y'umwana, ikindi kintu mfashe baga y'umwana, nta kindi kintu. Nje nta kibazo mfite pe. Kundakaza kwawe nimba wumva warahemutse bireke. Nimba wumva kuba wakora ibintu bitanejeje umutima wanjye n'amaso yanjye bivemo. Ukure iyo umuntu yashatse aba yakuze. Wubaka urugo umenye kuri umuntu mukuru. Ibyo bivemo. Byo simbagurika mu byihorere. Kuko dore wagize undi muntu. Iyo mwamaze kubyara hari urundi rwego muba mwagezemo. Nibyo. Muba mwateye indi ntambwe. Hari ibyo mwigoma kubw'uwo muntu. Ndabyibuka hagiye ndarara. Umunsi wa mbere mu gitondo yabyutse antumaho mwishywa we. Ni mwishywa we yamubereye se wabo. Ibaruwa y'igikonyose. Arakwandikira. Mbabarira ndabizi nakurakaje ushobora kutahita ugaruka biki, ariko se niki? Kandi ejo mu gitondo nzaza. Ni ikihe kibazo ufite? Ariko mu byari byanjyanye
nari namaze kurwana n'umutima ndafase ibintu nzabiganirize mama aka kanya azumva ko ari ibikize bizamutusha ku mutima sa nk'ubibika ariko asa nk'usembura umunsi wa mbere ndaryama bakabera bambwira ati ariko ntabwo wishimye ese kubera iki n'ubwo useka hari ibintu nkinzi bari ababyeyi bazi kureba ntereka ntabyo n'umunaniro gusa na stress n'ibiki ndabeshya arankurura njyana mu cyumba ati ushobora kumbwira rero ati wimbwira ngo rero va hasi umbwira ikibazo ufite byagenze bite nkuganirize nkugire inama muhumurize nibiba ngombwa ndavuga rero hari utuntu mbona tumeze gutya na gutya na gutya arangije arambwira ati mwana wanjye rero intangiriro y'uruhara ni amasoso nuko yambwiye yego intangiriro y'uruhara ni amasoso ati ibyo wita bito birakura adashoboye kubireka bizaba birebire bibe byinshi bose nshaka kujya muri birebire biba birabaye nsubira mu rugo uko bisanzwe arishima aranansohokana ati rero tujyana ahantu ndabizi ntukunda akabari atariko nshaka kujya kugura agakwavu nta kibazo njye nibuka ko nize gusoma ku nzoga ntwite ndari nkuru umwana wa mbere nibwo nize kunywa ku nzoga kuri byeri yego kuko nibuka ko yayiguze ari mu rugo kuko n'umugabo nyine yicara mu rugo anywa agacupa arangije kurya atari busubire mu kazi mvira humuye navuga ariko se atari ko niba washukuye bambwiye nkaguha fata karahura sukamo gake ndanywa ariko numva biryoshye nongeramo akandi ndanywa nibuka ko ari icyo gihe nayinyweye turagenda urwo rukwavu ninywera na fanta ariko ntatuje nkumva pe bikwanga mu bitereko nkumva ntago ntuje sinishimye se kuko urumva hari ukuntu uba ufite urukundo rwawe ushaka ko ruzamera ariko ukabona hari ibintu biza byivangamo ni nko kuba wagura amata agatokorwa uhita ucika intege zo kuyanywa umva ubihiwe rwose nyanywe yanduye ni nk'uko binameze kwanza kuko burya urukundo ni amata iyo ugatokowe biragoye ndatuza ndihangana ndikaruma byikiragera mwana atangira kugenda twishimira kubyara twishimira kurera biraryoha ariko igihe cyarageze sha umuriro uraka hagati yawe nawe se umuriro uraka hagati ye na wa wundi urukundo rwawe rujya kwa wa wundi aramubwira turabizi se ati burya turatega indege kare ari ndikubwira umugabo amubwira nyine abwira umukobwa abwira wa mugabo ko bagomba gutega indege atari ku bundi uri mu maki u Rwanda wowe zorukiriramo dutega indege tugende bizinesi ivamo kugenda ku bana sibyo bizinesi kuko yayinjiyemo aye nkabibona ko atangiye ibintu byo gushaka amafaranga biryoshye bishyushye bimeze neza nkanabibona murakira biragaragara ariko inyuma hari akabyihishe inyuma ariko byaje kugera amukuramo n'impuhwe hahandi n'aya mafaranga y'umwana yafata nayo akayapakira yego barajyana urumva ko bwa mbere yagiye bameze nk'abagiye gushaka isoko reba ko ari nko gushaka isoko yego ajya muri bizinesi byihorera birarangira nta nubwo nigeze mbijyamo bingo mbigire birebire ntabwo byari bimfasheho ubundi yakubwiraga ko bakorana bizinesi niyo mpamvu bajyanye muri ntabwo yigeze abimbwira njye nahabwaga amakuru y'uko bajyanye we ntabimbwe ntabwo ari kubimbwira hoye agaruka ntabwo yigeze amenya ko yamenye se oya nta nubwo yigeze umwereka ko ubizi kwa gutuza kwawe ntabyo namubwiye nta n'ibyo namweretse abarambutse rero nashiriyemo pe nashiriyemo ntabyo namubwiye nta ndaceceka yego araza nyereka ibyo azanye nyereka imishinga mbwira uko bimeze yishimye cyane aseka nanjye ndaseka bo birarangira igihe cyarageze haciyemo nk'amezi nk'ane
baragenda tena. Yego, batega indege baragenda. Shaka bisa. Baragenda bamaze kugenda ariko nawe ntibyamuhira. Bamaze kugerayo ubonye nyine aramushwanira. Wa mukobwa aramushwanira. Amubereye isire koko. Yego. Yamubereye isi nkajya amakuru nyamenya hanze. Ntayambwiye. Amushwanira aramwiba. Karava. Aramwumutsa ariko aramwemeza. Kuko nzi ko hari ngo umwe wari uzi aho bagiye niwe wampaye amakuru nyuma ndamubwira nti nawe uri umufatanyacyaha kubuje kubimbwira Finaroma tarabimbwiye mbere ngo tunamwicaze ntacyo bimaze ibyo ngibyo. Nta gaciro bifite. Wowe wabonye umuntu bamwica uze kumbwira ko ubonye umurambo we uryamye mu gihuru kandi wabonye bamwica ntiwahuruje ngo byibuze batabare ubwo suje gukora iki? Ubwo byo ntacyo bimariye. Nta n'agaciro bifite. Ntacyo bimaze. Wari buze ukabimbwira turi kumwe akabona ko afashwe byibuza bigatuma wenda yitekerezaho. Ariko aho ngaho nta kintu wakoze, nta n'ikintu ukoze. Ambwira ati bashwanye mpare. Ajya hanze ntiyahirwa rero. Ati bashwanye mpare. Barwaniye mu mafaranga. Barashwana. Baramubwira ngo nge ntago nduriya mwana. Bavuga wowe. Ntago nge nduriya mwana. Ucecetse meze nk'igipupe. Ni nuko yabimbwiye. Ushobora gukorera ibintu imbere ukamukanga akemera ukamubwira n'abakemera. Bimenya gutyo ko bashwanye. Arabimenya ko nabimenye. Sasa agira isoni zo kugaruka. Aratinya. Bati nzaca he. Twaye amafaranga ya konti y'umwana twagombaga kuyajyana twagira bloke kazaba Minerivare ntitubikoze. Ndayatwaye sinabimubwiye namuhisha uwo tujyanye arabimenye ibi ni ibiki. Igikomere mbana nacyo ndatuza ndihangana. Urumva muri ubwo buzima twaranakodeshaga. Yego. Igihe kiragera ndabana rero ngwanye nabi. Ibintu n'ubuswa. Sinibaza nimba nzabyara umwana wa mbere wa kabiri mu bukode mbabaye gutya. Abana babiri mu mubabaro mu gahinda ntago ibi bintu bishoboka. Yego. Ntago ibi bintu nzabishobora. Numva ntago ibi bintu bizavamo. Fase waba ngiye mu rugora. Akankumva nanone kujya mu rugo n'urundi rugamba. Kuma n'igisebo. N'intambara. Yego. Byanga byakuna nago zanabura. Nago zabura. Abana ibi bintu nzabishoboza. Nzabigenza ne koko. Nta kazi mfite. Nta mafaranga. Njye nashatse no kujya gucuruza arabyanga. Utazansigira uzampera umwana umukozi. N'umukozi namuzanye. Aramwirukana. Kwa kujya ngo udacamuka. Banze. Yego. Njye nari nzi ngo wakunze umwana. Ariko uzi ko yagira ngo ntacamuka koko. Uko hari umudamu koresaga nkaho duturanye. Acuruza imyenda. Nkabona birashyushye bimeze neza kageza akambwira ati sha atuye umwenda nawungutse hwaye. Namwegera namwana ariko ngiye waretse. Imba narabona akazi k'ibyo nize basirikana nanye shaje tutazazigira umwana. Pera umwana abakozi umwanda ibikiti wapi. Umukozi namuzanya ati mu gitondo kare muhetse cyataye. Yego. Aramwirukana. Ariko umanenze ko ari ugukunda umwana n'umugore aba. Ebera aho ngaho. Ndatuza. Ako hajya numva biri kundya ahantu. Bare ubwo ntacuruje. Kanjye mu kibina. Hangira kujya muri societe z'abagore zanzizigama amafaranga. Ntekereza ko ibyo bintu byaranantabaye. Byaramfashije ahantu hamwe. Muri ya minsi nabaga namubona muri ya minsi nubwo yabaga yasize amafaranga ariko byaramfashije. Umva ibirebire wa muvandimwe igihe cyarageze. Nkura y'amaso. Yego. Yego.
mbivamo ndavuga nti ibi bintu byo guhora mfundikira negetseho reka mfungire rimwe nshyiraho ingufuri noneho urabloka nshyiraho ingufuri yego ndavuga nti ava y'ubukwe hari ibyo nabonye ndirengagiza nyuma y'ubukwe hari ibyo nabwiwe ndirengagiza mu rushako hagati hari ibyo nabonye ndirengagiza none n'ahangaha se ndi mu biki ndavuga ndafunga yego ndabangiye gusengera iki kintu amvemo ukunda umuntu akakubabaza kuvamo bikanga nubwo ugasigara ushwana no kugira ngo wowe akuvemo hari nk'ikintu giteretsemo ushaka gukuramo ngo ushwiture ujugunye nk'ahantu nko mu gihuru cyangwa mu mazi agishokane ntuzongere kugitekerezaho ndavuga n'ubu ngubu rero ikintu ngiye gufokasingaho ni urubyaro sinkeneye kuzagira abana bari victime y'ibibazo byanjye y'imibabaro yanjye bafite agahinda barira bababaye ni ukuvuga ngo abo bana nkubwira ngo sinavuga ngo ni abana bameze gute buri muntu wese yakwifuza kubana nabo yakwifuza kubana nabo barakunditse ndi wa muntu wirinze no kubashyiramo umukozi umukozi ngo batazagira imico mibi ndavuga aba bana nzabiririra paka urabona ko hakundi abana bigana bafata mu mutwe ibitutsi ibiki niba abana bakuze batazi gutukana wumva wabarize nk'uko nawe ntabyo warezwe ya mico myiza ibyo bintu byo gushwana kwiyenza amashyari amatiku naragerageje navuye ibi bintu mbibarinde wenda bazababera impamba y'ubuzima ubwo banakuze bazi ko umuntu utukana ibyo nzabivuga kera mbere ndavuga nti iki gikomere mfite sinshaka ko gishobora kujya ku bana banjye simbishaka pe ntabwo mbikeneye kuko iyo umwana yakuriye mu bikomere hari ibintu byinshi apfaho hari igihe yiheba akajya kunywa itabi kubera ubuzima iyo ari umukobwa hari igihe ava mu byo arimo akavuga ati ubundi ahangaha ko bambwiye ko ari wajya gushaka ibyishimo hariya ntabifite ariko naragerageje gutanga ibyishimo bya mama na papa naho papa atari ndwana intambara nkubwira ngo nise nikoreye insyo n'ibiti n'imisumari birinda ko bijya n'amahwa bibabaje handi ushaka kuburana n'umwana handi abana ushaka kubona icyo barya wowe ukavuga uti ngewe reka nze nkwereke nambara umukandara gikomando ariko barya nakoze byinshi bitandukanye n'imbaraga zanjye zitari kubikora wenda ndaza kukwereka amafoto sinshaka kubivuga ku kiganiro ariko ndaza kwereka bimwe mu byo nakoze kuri telefone kuko mfite amashusho yabyo nanze kugendanya hari ukuntu wisigira urwibutso ukavuga uti ibi ntago nta muntu wo kubibwira uhari nta no kubyereka ariko nyenza mbigumana mbyereka uwo nakabyeretse biri ngombwa abana barakura batangira ishuri ariko hagati aho urumva hari ibyo nagiye nanga kuko ntabwo ari ngombwa tuzabishakira umunsi igihe nawe wa babiri tubiganireho umwana atangira ishuri yiga neza yiga mu ishuri ryiza papa adahari cyane imana ikora ibitangaza kubera ngo imana nubwo nanyuze muri iyo mibabaro ariko hari ahantu imana yagiye inyiyereka harahari pe aka kanya ndababaye ariko hari ibyo yanyorohereje umusonga nabangu no korohereza umusonga hari ibyo ushima hari ibyo ushima pe ibyo nshima imana kuko no kuba bageze ahantu kubera imana aho bageze ubu ni Nyagasani ntabwo byari kubaho none se Lili reka nsubire inyuma gato yego umugabo wararekuye gutishyizeho ingufuri nanagaruka oya nakuyeho nawe ubwe ntiyagarutse yagarutse nyuma ahubwo ariko nibagiwe yagarutse nyuma arambwira ati ariko ubundi burya ati waza
nyuma y'uko yamenye ya makuru. atasabye imbabazi. Oya, ntabwo yasabye imbabazi. Ko yari umuntu ugira keya, yari umuntu icyo gihe yambwiraga ko yamaze gutegura ibintu byose, ibintu yabishatse. Mbese ni nk'uko waza ukambwira uti nashatse aparitoma ngomba kubamo, ibikoresho birimo, materiyeri zirahari, ibintu byose. Ariko ngewe nsubiza amaso inyuma, ndavuga ngo nyuma y'ibi bintu nongere noneho ahantu ntanazi. ntumbwire ko yashatse kugera muri cya gihugu. Yego. Akuriza indege. Yego. Tabyanga. None se Lili, kuki wanze? Uzi impamvu naze? Reka nkubwire. Uravuga ngo ntawe utinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo naryo. Ntigeze gukubita no kuguca inyuma no gukora utuntu twinshi tumbabaza mu mutima. Burara ukuntu umuntu, reka nkubwire, ese guca inyuma umuntu akabimenya, tekereza ko ari ikintu cyoroheje? Kiragoye. Yego. Hari ibintu rero abantu bakinisha. Njyewe twabanye harigeze njya muri ibyo bintu. Utarigeze ujya mu bagabo? Naririnze birahagije, sibyo? Na nyuma y'uko tubanye sinigeze mbajyamo, sibyo? Kandi bari bahari beza, nawe uri mwiza, bafite n'amafaranga. Byaranashobokaga kunshuka. Ibishuka byari bihari, nashoboraga kubijyamo bishoboka. Yego. Byarashobokaga pe, ariko ntabwo nabikuriyemo. Ibyari byawe? Ntabwo byari ibintu byanjye. Noneho njye narifite cya kindi bakubwira ngo hari umuntu urindiriye, uzabana n'uwo muzashyingiranwa, n'uwo nyine nuko bizagenda. Ugomba gushaka uri uyu mukobwa umeze gutya, sibyo? Wiyubashye, witonze, utarajagaraye. Kandi koko sinigeze njagarara. Icyo kintu noneho ukakibona wituba desi hita bigucira. Urambwira ngo twatangiye tuvuga ku mata, iyo amata yatokowe, ku muntu ukunda amata, amata yatokowe, ku muntu ukunda amata, niba ukunda amata, umuntu ukunda amata, amata iyo yatokowe, sha nubwo bafite inzara imeze iti, biragoye kuyanywa. Biragoye kuyanywa. Wenda hari ibyo nirinze nagiye nsa nk'utebeza, reka mba ariko bivuga, kuko nagari ukuri kose nagari ngombwa ngo umuntu agushire kuri ntuze. Birumvikana ko yakobaje, ariko ngiye natekereje nyuma ibyarenzeho. Nka kwa kundi umuntu ari amahuha, si nk'ibyo yagukoreraga akakubazaga nyuma. Urumva mbere nari meze nk'umuntu ujijishijwe. Ari ukuntu umwana akora ikosa ukamukubita, rero n'akana gatoya kakamera nk'amazi, cyangwa kagakora mu ifu, cyangwa kagakora mu bitaka, ugakubita urushyi kakarira, unyuze ugahita ukaha bizo, mama kibondo ceceka. Nibyo bagukoze iminsi ya mbere nuko byari bimeze. Nyuma birerura. Ibyo byeruye rero nibyo byampumuye mu mutwe, birankangura, bituma nkurura cya gihe mu bufiyanse. Ndi muto, ntarashaka, ntagira gutse, iri umukobwa, ngenda nkurura twa dufilimi twose ndatwegeranya saza, utuvideo nkajya ngenda ntwegeranya ndadufatanya. Seri nabonye cyagiye nkayegeranya n'iyi, seri nabonye cyagiye nkayegerana n'iyi, ndangije mbona bibaye filimi ndende. Bibaye filimi ndende, maze kumera nk'umuntu uri kwiyubaka ngo mbyibagirwe, araza turabizi, ati burya twagenda, ati tugende twurira indege, kuko uwa mbere wa wundi yaba imunaniye. Byari byararangiye ko bari amakuru nari nyafite ko yamugize umusazi. Ndavuga ntabwo ibi bintu bishoboka, mbitekerezaho. Nta nubwo yaje ari wenyine, yaje afite abantu yitwaje nka babiri bakwemeza. Ndabareba mbanyuzamo amaso, nta kindi nabasubije. Nababwiye ngo ijoro riba ruwariraye. Nuko nababwiye. Warubabaye? Narababwiye nti ijoro ribara uwariraye. Aka kanya ntabwo bishoboka. Aka kanya ndababaye, nkeneye gukundwa n'ibyo,
nkeneye guteteshwa, ndacyari na muto, mfite n'abana bato, mfite uruhinja, sibyo, nkeneye kurera, ariko hoye ibyo byihorere, bireke pe. riri wawe warakomerekejwe, byihorere rwose. ntabane ko wambwira ko tujya kureba Yesu usigaye wenda utwaza Imana ibitabo, nabwo sinakwemerera. reka namubwiye nushaka umwire ko umanutse mu ijuru usigaye utwaza Imana ibitabo, ntabwo byakunda. wari ukiri muto, yarakubwiye ko muri iyi ndege wenda uwo nguwo yari nari muto, sibyo, mu myaka, mu buzima busanzwe nari inkuze, ko nari wa mukobwa ukuze wakuriye mu buzima udafite ubugoryi. ibintu byose nzi kubikora, nzi kwita ku rugo, nzi kwita ku muryango, kuko burya iyo wakuze uzi kwita kuri batoya bawe, ubamenyera buri kimwe. uri wa mukobwa udashobora kubona amafaranga ngo ugure urukweto utarabanza kureba ko mutoya wawe urumva uwo muntu ukuntu aba ameze, uri responsable, urumva nuko nakuze meze. rero bivuga ngo njya kwinjira mu rugo numvaga nta kizangora. uramuhakanira rero? narabyanze, nta kindi nasubije abo bantu, nababwiye ngo ijuru ribara uwariraye. wumvaga wemeranywa n'umutima wawe 100% cyane, ntabwo wanciraga urubanza, kuko narebaga ku nyungu. navuze nti nahise mubwira ijoro ribara uwariraye. ndangije ndababwira ntumva ngiye nagiye ku gise cy'umwana, imfura yanjye, ndababara hafi gupfa no kubura ubuzima. ntabwo byari byoroshye, kuko ndibuka ko nkimara kumubyara muganga yahise ambwira izina nzamwita, ntabwo nshaka kurivuga, sibyo, hari hafi yo gupfa. nubwo nyuma byabaye byishimo, ariko hari hafi yo gupfa. ndamureba rero, noneho ngiye mfite ukuntu nkurura ibintu, sinzi nimba nteye nabi, nkahita ndeba nyuma y'icyo gihe ibikurikira nkimajina, nkimajina areba abantu bari kurwana, nkimajina areba umuntu ari gukubita nyina urushyi cyangwa isi ingumi, nkimajina bimurakaje agahita ajya muri gurupe runaka gushaka ibyishimo, nkimajina yanyweye itabi. wese utekerereza abana nujya nta kindi yewe narebaga ku kintu bita ikibondo, nta bindi nahaye agaciro. naravuze ngo uyu mwana nabyaye, najya gushaka ibyishimo ahandi hantu atabikuye ku babyeyi, kuko atabikuye ku babyeyi, bigatuma ajya mu bindi bintu. ndavuga ntoya kamebera urwaje, ndavuga nti nushaka ujye mu ijuru. ni nuko namushubije, nushaka ujye mu ijuru ntago bindeba. naramubwira nti nushaka uzashake n'undi, washaka 10, washaka 5, wawe uburenganzira. ikibazo rero ntabwo kwari ukuguca inyuma gusa. reka nkubwire, ese kuki mutumva? sinzi impamvu icyo kintu mutagiha uburemere. reka nkubwire impamvu icyo kintu nagihaye uburemere. ntabwo ari ukutagiha uburemere. nakubwiye ngo nisegura, ntabwo namucira urubanza rwo kunyicisha inzara. cyarabayeho icyo kintu nakikubwira, sinigeze nsonza ndi kumwe nawe. nabwo ngo amafaranga yabaga ari hariya, afata amayo nshaka, zaba ari inyama, yaba ari inkoko, yaba ari ifi, tekaga icyo nshaka, sibyo. ariko amata, ikintu bita kunywa amata, mama yo isaha biti yo kujya kurya muri pause yarayatahanaga. ataba afite umwanya nanjye nkayatahana, nkajya kuyafata. mfite akazi kenshi, ureba umuntu utuma cyangwa usimbuka kujya gufata amata. rukumva ntabwo nakimushinja, ariko reka nkubwire ikintu kimwe. waguha imodoka, akaguha inzu, akaguha ibiryo, ukabura amahoro yo mu mutima. ntabwo dukeneye ibyo kurya gusa, ntabwo dukeneye ibyo kunywa gusa, ntidukeneye ibyo kwambara gusa, ntidukeneye. icyo gihe mu mutima wumva komeza ute? dukeneye amahoro mu mutima. warabuze amahoro wumva komeza ute? nari narapfuye, ese nkubwire ngo nari muzima? nari narapfuye. aje kugusemba, wamubonaga nk'iki?
ntabwo nakubwira ngo namubonaga nk'inyamaswa kuko ikintu cyo nari narakoze nakubwiye ngo hari ikuntu wumva nk'ikintu wabitsemo hano kuvuga ariko nzagikuramo gute ngo ngishiture kijugunye nk'ahantu nko muri Nyabarongo hari jugunyemo amazi agitemane ngo ntazongera kukibona. Ubundi hari ukuntu umuntu kera warakaraga ukanga nk'umuntu ugahita ufata nk'ifoto ukayitwika ukayishanyura ariko wari ubuswa ko mu mutima ibirimo cyane mu mutima iyo sura n'ishusho ntago bivamo. Umukatiye rero wanze kugenda yagiye ate? Yarababaye nabibonye kababaye agerageza no kumenda ubwenge kugira ngo ntware umwana. Gutwara umwana imfura yanjye banamuvumbuye. Hari ikintu cyitwa gukunda umwana, si ikintu uhita ubibona hafi ntawe uguciye. Buriya nta muntu uguciye mu rihumye ufite umwana ngo anyure hariya kuzubaze uri nkaha amukatane hariya mwicaranye ku maso muri wowe urabibona. Ibyo byarabaye birarangira, gerageza no kumwikuramo. Umwana uramureka uramufata mutwara ariko narabibonaga ko agiye kumutwara, ko ari ibyo ashaka kugira ngo nanjye nzi. None se birumvikana ko mutagiye n'ubu turi kukubona hano we yaragiye arahirwa? Ntabwo yahiriwe ngo yahiriwe ko byarangiye n'ubundi anabipfiriyemo. Byo gupfa biturutse ku kisi cyangwa yararwaye sinzi ngo byagenze gute ariko finaroma nuko byagenze. Ndanababara ndabyakira. Icyo ni ikindi gikomere n'ubundi n'ubundi ni ikindi gikomere. Bo abana banjye ndabarera barakura mu mibabaro mu ntambara mu ndoro. Buri muntu wese akubwira ibyo yumva ugufashije yongeraho amagambo ukomera urumva ugufashije ni naho hari ngira ngo twahereye tuvugana. Urumva ari ukuntu umuntu avuga ngo agiye kugufasha nibyo natangira ndimo nkubwira ngo umuntu aguhaye byose ariko akakubuza amahoro mu mutima nta kintu bimaze. Utangira kubona bibiye kuvuga ngo hageze aho haboneka umuntu wo kugira ngo afashe ariko mu gufasha abana bikancaho n'ubundi deja bigaca ku ruhande rwanjye. So ibintu mbivugana ukomere Lilian, reka nikomereze. Ikomereze niba wumva utari ngombwa byihorere. Ariko no kuvuga ngo ari ukuntu umuntu ashaka kuvuga ngo agiye kugufasha akaguha ubufasha ariko akujomba inkota mu mutima. Handagera ku rwego rwo gushaka kwereka babandi afatiraho agufasha kuri zero. Uri igicucu, uri umusazi, kubera ikiza kwita igicucu. Iyi si turimo warwanye ku bana, iyi si turimo warihanganye. umva iyi si turimo ntabwo ibyo bifatwa nk'agaciro. Wowe ufite amafaranga ufite ubushobozi ariko njye ntabwo mfite aka kanya, sibyo? Bimwe na rimwe ndanagusaba ukanyima cyangwa ukama, sibyo? So bimeze urambwira ko ngoye nk'urugero ngenda gufasha, sibyo? Ndagufashiza n'umuryango nta kintu ufite muri make uri sakintu naho kuba ntacyo kurya ntacyo gukora ni akazi, sibyo? Urumva ufite agaciro? Nimva nk'utagafite. Uragafite se? Mu bigaragara ntago uhari. Ntuhari. Ugizwe n'undi. Ntuhari. Umeze nk'udahari. Noneho bya bindi nkabikora mu maso ya babandi ndi kukurwanaho. Nanarangiza anagusuzugurira imbere yabo, yaba umuryango, yaba bene wanyu, yaba batari ngombwa ko babibona cyangwa ngo babyumve, byose nkabikora.
noneho ukurura bwa buzima wanyuzemo na bya bibondo ntambara warwanye ibiki, ntugatangira no kubona ntibarimo kukumva, kibaza ni ibiki, uru rwego ngezeho. Doke ntumbaze ngo niyihe strategy akoresha cyangwa se n'ubuhe buryo akoresha, ariko mbonye mbibabariramo. akaza kugufasha ariko akakubabaza. Reka nkubwire, mbibabariramo hanicara nk'abango mana ikiranuka wampa ubushobozi, nahita nshyira urukuta. Reba rwa rukuta, arya ni Trump, rwa rukuta ngo yaragiye kubaka hagati, ntarushyiramo hagati yawe n'uwo mufasha, n'ubwo bufasha aho bwava, aho buva hose narushyiramo. Icyo kintu uri kucyumva? Yego. Cyumve kuba nta kintu ufite, ubyumva ubiha agaciro, kuba ntacyo ugira ufashwa, ariko bwa bufasha bukagutera inkota ku mutima n'ikibyimba ahandi wumva wanapfa. Yego. Sibyo? Ukavuga uti wampa ubushobozi bw'uko iki nkikorera iki nkakikorera. Sibyo? Liliya, n'uyu munsi nukomeze uracyari muri ubwo buzima? Sinzi ko buzanarangira. Muri ubwo buzima bwo nako nzi ko buzarangira, bwo gufashwa bagutera amacumu? Sinzi ko buzarangira. Ko bigeze ku rwego, bigeze kuri rwa rwego noneho hano umuntu aguhereza ikiganiro ameze nk'ari kugutera story, ariko arimo gukomeretsa. Muri kuganira cyane pe, cyane handi ntangiye kwibaza, ntangiye kwibona. Ni kwa kundi nakubwiye ngo nkurura filimi nkazegeranya, nkahita ndeba ibigiye gukurikiraho nkagira ubwoba. Ntangiye kwimagina mu minsi izaza nzaba meze nk'umuntu utarigeze abyara cyangwa wavunitse. Uko niko kuri mu bufasha baguha. Ibyo ndimo kubona bakwangisha n'abana se? Kuko abana se bakabyumva nabo? navuga ngo ntago mbizi, ntago bizi niba babyumva cyangwa niba babibona. Gusa ijisho ngo rya mukuru rifite ukuntu rireba, ari ukuntu nitegereza ibintu nkabona burya umuntu ugufite, umuntu uyoboye ntacyo atakora. Sibyo se? Yego. Kandi noneho igitangaje, ubumwe nta nuko bumuturukaho. Pardon? Igitangaje, ubumwe ntabwo buturuka kuri bo. Ibyo turaza kubivugana nyuma. Ubufasha. Yego. Bifite ukuntu byagiye bihindukira. Yego. Umva, hari ibyo mba nageze kubera umutekano, haba harimo abantu bakomeye, haba harimo inyungu z'abana. Bya bindi nakubwiye ngo naravuze ngo nushaka utwaze Yesu ibitabo, n'ubundi ndacyabikomeyeho. Nshobora kwemera guterwa icyuma, nshobora kwemera gutukwa, nshobora uvuga ngo ubwo buzima mbubamo ku nyungu z'abana. Ubwo se ntemo n'abashaka ko wenda muryamana kugira ngo oya, byo ntabihari. Ntabihari pe. Ahubwo hari ukuntu umuntu wakugira ingaruzwa muheto, agubwo ubufasha. Shareka nkubwire, urwego ndiho mwana yo mu gihugu cyo mwisho, abizacishamo simbazi, aho bizanyura simpazi. Sibyo? Ngiri ubuntu, uzi ko njya nifuza, wari wifuza kuvuga ngo nyuze nko mu muhanda tora nk'igikapu kirimo nk'amafaranga. Si ibintu mba ndi gutekereza. Yego. Mba ndi gutekereza ngo nahita nshaka visa, ibyangombwa byo ndava mu gihugu. Ufite benshi bagukomerekeje kandi ngatwara ibyanjye, ngacuramo. Hari ukuntu ngo ngende kwa kundi heka ibye ngatwara ibyanjye. Nicyo kintu naheraho mbere ngiye gushaka ibyangombwa byanjye, ibyo byabo nabanza nkashaka. Kuko ntabwo nkeneye gusigara zero.
yego urumva rero ni birebire kereka hari nyirayo tuzaganira atari kuri kamera kuvire hasi wenda twicaye iruhande rw'icyo kirabyo cyonyine nta kibazo birahagije kuvire hasi nibwo uzumva uko bimeze uzumva uburemere bwabyo bwa nyabyo biriya reka dusoze nta kibazo reka mvuge nti Imana icisha muri benshi icisha mu nzira zitandukanye wumva nk'umuntu uri kumva aka kanya kino kiganiro warakomerekejwe warababaye wumva yagufasha nk'iki aka kanya wenda afite byinshi byo kuba nakora akazi nagakora nubwo ntabwo mfite aka kanya ariko mfite n'ubushobozi bwo kuba nagakora kuko sinzi nimba bafata isakoshi iraha nkakwereka impamyabushobozi imwe mfite hano nta kibazo ntabwo ari ngombwa ko tutanayerekana yego si ngombwa ariko ikintu numva Imana imfashije aho yabinyuza simpazi kugira ubushobozi bwo kwishyurira umwana ishuri ntawe nsabye bitavuye muri ruhande rundi rwo ntekereza wa wundi uzamfasha sisubira inyuma ngo atagucyuriye abinkorogoshoze sibyo wa wundi uzagaburira umwana wanjye kumera ntabe yabimbwirira mu bantu sibyo kuri publike mu nama runaka mu bukwe runaka mu bashyitsi runaka mbese ngo nshake kwerekana ko ndi umuntu ugaragara nk'utuzuye ufite abakugize wakada kubera si ukuri kubifata ukuntu uri kubifata si kubiri kubyoroshya wabyoroheje ni ukuri reba umusazi wo mu isoko uramubona ufite umwana winyarira wikoraho n'ibindi byose uri kurya imyanda muri puberi ntabwo umwana bakwiye kubana n'uwo muntu vora ni uko bimeze ukomera ubyumva yabyumvise ubyumva ni ukuvuga ngo rero icyo kintu nicyo cyifuzo cyanjye kuba nabona uko nishyuye abana binurutseho bakarya bidaturutse ahandi hantu ririya twabyumvise pe ubyumva yabyumvise inshuti abavandimwe abakunzi ba inkuru yanjye mureke tubeho tubanire uyu mubyeyi yaciye muri byinshi wumvise inkuru ye pe nta kindi ndenzaho ni uko twese twishyira hamwe araza gushaka nimero tuyishyire hasi noneho ushaka guca kuri we ushaka kumuvugisha amuhamagare sibyo amuhamagare tumufashe ushobora no kuvuga utereka muhamagare numve muganirize wenda ndisimamira umwana ndisimamira 2 3 gutyo sibyo ufate nimero hasi umuhe ubufasha birashoboka ko atagiye n'imbere ya kamera atari na ngombwa kumamagara uti ndakwizeye nizeye ibyo uvuga akira ubufasha sibyo mureke tumubeho tumukigakike sibyo tumukigakike hari igihe nyine wamugana umuntu bamufasha noneho umuntu akazana na bwa no kuvuga byinshi Imana ibamugisha ibarinde twe turi kumwe na Liliane niyo twaganiriye mu nkuru yanjye icyo niyo nkuru ye nitwa Rwema Imbabazi naho utaha ariko mbashinze Liliane mumubeho mwongere mumubeho may God bless you.